bavandimwe namwe mwese mukurikira YouTube Dr. Niyitegeka Theoneste ndabashuhuje kandi mbonye umwanya wo kubifuriza umunsi mukuru wa Noheli uzababere umunsi mwiza. Aba kandi mbifurije kuzatangira umwaka wa 2026 mu byishimo mugira amahoro. Nkuko mubimenyereye rero uyu muyoboro wa YouTube uvuga cyane ku bijyanye n'ibibazo by'abafungiye mu magereza. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi nagiteguye ngira ngo mbanze nshimire cyane abantu bakorera kuri YouTube bakunze kuvuga ibibazo biri mu magereza, nubwo baba bafite undi murongo ariko uwo murongo aho duhurira cyane nuko bavuga ibibazo by'abantu bari mu magereza bakabatabariza kandi bakaba babasabira ko n'umunsi umwe bazataha. Ariko cyane ndashimira umuntu ufite YouTube yitwa Kazigaba na Benirage, uko atangiye ikiganiro arabanza akavuga ati twibuke abantu bari mu magereza, twibuke n'akababaro barimo. Ibyo ni byiza rwose. Niba abantu bose bafite za YouTube bahoraga batabariza abo bene data bari mu magereza, wenda ikibazo cyazageraho kigakemuka. Nyuma yo gushimira rero abo bantu bakunze gutabariza abari mu magereza abatuyemo, ikiganiro cy'umunsi rero turagitangiye, kikaba uyu munsi kiri bwibande cyane gushishikariza abafite abantu bari mu magereza kubasura, tugashishikariza n'abandi bantu baba bafite abo bazi bari mu magereza kujya bafata umwanya bakabasura. Uyu munsi rero by'umwihariko naje kubashishikariza kugira ngo muzabasure muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'iminsi mikuru y'ubunani, kandi muzabashyire n'amafunguro azabafasha muri iyo minsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Dore ko ubusanzwe ubundi iyo umuntu agiye muri gereza icyo yamugeneye igikombe cy'ibigori, igikombe cy'ibishyimbo igihe cyose azamara muri gereza. Ikindi nagira ngo mbabwire yuko uzanabishobora azagure kamatora ashyire umuvandimwe we ufunze ubwo buriri abone icyo aryamaho, kuko ubundi iyo umuntu ari muri gereza ntabwo itanga amatora. Gereza gusa udafite matora ubwo murabyumva nyine aho aryama nyine nuko babyita no kudandura hasi, nyine no kudandura ku mbaho, nta matora bafite. Ariko uwabishobora yazanagurira amatora mwene data ufunze kugira ngo azabashe kujya aryama neza, umunsi umwe muzamubone yatashye agifite agatege. Ibyo rero byari ibyifuzo byanjye, ariko namwe nyine muzabigerageze kuko ndababwiye gereza ibyo itanga ni ibigori n'ahantu uryama gusa, ariko hakaba nta buryamo buriho. Uburyamo rero mvuga ni matora, muzabashyire ka matora. Ikindi ndi bubashishikarize nuko muzabagurira agasukari. Mu byo gereza itanga nta sukari itanga, kuko ubu ngubu hariho nk'umuntu umaze imyaka 30 muri gereza ataranywa isukari. Uwo muntu urumva yuko rwose kuri Noheli cyangwa ku bunani mubashije kumusura mukamuha agasukari akakanywa akumva ukuntu Yezu agira neza, yakwishima. Hari abandi nanone bamaze imyaka 30 batararya imbuto. Imbuto nshaka kuvuga ni imineke, n'amatunda, n'avoka,
n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo mbese bijyanye n'imbuto. Hakaba n'abandi bamaze imyaka 30 batararya inyama cyangwa ngo barye umuceri cyangwa ngo barye ibirayi. Mbese muri make ibyo batunze muri iyo myaka 30 ni ibigori n'ibishyimbo n'utuboga bashyiraho. Uyu munsi rero by'umwihariko ndabisabira uzabishobora azasura uwo muntu amuhe Noheli ku buryo yabasha kwigurira wenda umukati. Umukati nawo hari abantu bamaze imyaka 30 batarawurya. Azagure uwo muntu muzasura azabashe kwigurira n'agasukari, abashe kugura n'izo mbuto kuri uwo munsi wo umwe gusa mu mwaka, umunsi wa Noheli cyangwa ku munsi w'ubunani. Hari abantu rero bagira ngo bavuga bati twebwe twasura abantu ariko nta mwanya dufite wo kujya kuri gereza. Uzumva afite uwashaka gusura azampamagara kuri iyi telefone mureba hano muri iki kiganiro, cyangwa nyandikire kuri WhatsApp y'iyo nimero ambwira ati ngewe ndashaka gusura uwitwa kanaka, mukambwira amazina ye, byaba ngombwa mukambwira amazina ya se na nyina, ariko mutabishoboye mwambwira muti ni kanaka ukomoka wenda aha n'aha. Igituma ibyo tubivuga ni uko muri gereza abantu baritiranwa, ariko ni gakeya abantu bitiranwa bagahuza n'amazina ya base na ba nyina, cyangwa bagahuza amazina y'aho bari batuye mbere ko bafungwa cyangwa y'aho bakomoka. Ubwo rero biradusaba ko mwatwohereza n'ibyo ngibyo kugira ngo tuzabashe kubasurira uwo mwatubwiye. Nitumara kubaza kumusura tuzabagezaho ubutumwa tubabwira ko twamusuye. Ikindi rero nagira ngo mbabwire ahangaha, ubwo ahangaha mbese ikiganiro ibyo maze gusobanura ni umuntu ufite ubushake bwo gusura abantu batandukanye ariko akaba atabonye umwanya wo kujya gusura abe. Noneho hari n'umuntu wumva rwose yafasha abo bantu bari mu nzu z'imbohe ariko akabura aho acisha ubwo bufasha. Uzumva rero abishoboye azatwohereza ubufasha, natwe tuzabusaranganya mu bantu batandukanye bafungiye mu magereza atandukanye dukurikije akababaro bafite. Ariko icyo gihe ubu twebwe icyo tuzakora ni ukuzabagezaho iyo mpano ya Noheli cyangwa impano y'ubunani muzaba mwabageneye. Uwakwifuza wenda kugira n'uwagurira amatora nayo twayigura tukayimugezaho. Umufariso wa matora ugura hagati y'ibihumbi ari 25. Ubu rwose twamugezaho akajya buryamaho akumva ukuntu Yezu agira neza. Ikindi rero uyu munsi turi buganire ni ugushimira abantu badufashije gusura abari mu magereza muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka ntago intego umuryango Stop Torture nawe wari wiyemeje wari kuzigeraho iyo utagera abantu bagiye badufasha gusura abantu bafunze. Abantu badufashije cyane muri icyo gikorwa ni abantu bari mu gihugu cy'Ububiligi. Abadamu bo mu gihugu cy'Ububiligi baradufashije gusura abantu batandukanye. Hari n'abagabo bagera kuri 2 bo mu Bubiligi nabo badufashije gusura abantu batandukanye. Iki gikorwa cyitabiriwe cyane n'abantu b'abadamu. Abo bagabo nabo badufashije ni abagabo b'abanyamasengesho basenga cyane, bakiriye agakiza, bumva yuko rwose bisanisha nabo bantu bari mu magereza. Bamaze kwisanisha nabo akababaro kabo bagahora bakumva buri munsi aho bagenda hose. Niko rero guhora batubwira bati
muzadusurire abantu aba n'aba, cyangwa se bakatubwira bati murebe abo mwasura, bati akababaro k'abo bantu bari mu magereza twagafashe nk'aho ari akacu. Nkaba rero nashishikarizaga n'abandi bantu bari mu bindi bihugu bitandukanye nabo kudufasha tukaba twasura abo bantu. Abandi bantu badufashije nabo muri za Norvège nabo bagiye batubwira ko abantu twabasurira, kandi ibyo twagiye tubikora. No muri za Suède bagiye batubwira abantu twabasurira, twagiye tubikora, tukaba ubwo butumwa tukabugeza ku bo batubwiye. Hari n'abatuye muri ibyo bihugu nabo bagiye batuha ubutumwa bati muzabuhe abababaye kurenza abandi. Ibyo rero twagiye tubikora. Uyu munsi rero nabo kwari ukubashimira kandi mbabwira nti rwose ibyo mwakoze byabaye iby'agaciro. Abo mwagejeho ubutumwa barishimye kandi baravuze ngo mwarakoze, ngo aho mwakuye Imana izahasubize undi mutungo. Muri makeya rero ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo kiri bube kirekire, kuko cyari cyo gushishikariza abantu batandukanye gusura abantu babo, cyane cyane muri ibi bihe bya Noheli n'Ubunane. Utazabishobora rero akaba yazadutuma akurikije iyo nimero igaragara kuri WhatsApp. Kandi nkaba nashimye na za YouTube zikunze gutabariza abari mu kaga, cyane cyane bari mu magereza, cyane cyane YouTube y'uwitwa Kazigaba na Benirage. Rwose nongere mushimire mbikuye ku mutima. Murakoze, mugire amahoro. Iminsi mikuru ya Noheli na Bunane izababere iminsi mikuru y'ibyishimo mu muryango wanyu. Kandi nkaba ngira ngo nababwire nti wabagezagaho ubutumwa anabashishikariza gusura abafunze ni Dr. Niyitegeka Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu. Iki kiganiro nkaba gikoze mu izina ry'umuryango wita ku bibazo by'abantu bafunze witwa Stop Torture Now. Ni ukuvuga ngo hagarika iyicarubozo aka kanya. Murakoze, mugira amahoro.